2026 inzozi zanjye ni nazigeraho nziyaho. 2026 inzozi zanjye ni nazigeraho nziyahura kuko igihe cyose namaze umwaka panga mbyimura byanga mbyimura 2026 ni nagira ku nzozi zanjye zaba igisambo. It's your boy Sayinzoga, I'm back. It's been a long time tutaza mu kirambi cyacu gusa twagarutse gusa ikinzanye nje kubabwira ngo Happy New Year. 2026 yaje, 2026 yaje, 2024 yarangiye. Ufite imishinga myinshi uri gupanga uzakora 2025 na yararangiye. Ya mishinga nugezeho urongeye yimuriye 2026. Hey, ubwo urakeka 2026 ariho ya mishinga yawe izakunda? Njewe ndi wowe nkuko nje nabipanze iyo mishinga yose nayishyira 2030. Ibintu byo kuvuga ngo no mushinga udakunze no mwaka uzakunda uyu nguyu, oya ubipanga gutyo ahubwo iriri byawe ubyuke ugira ute wongera urye ubyuke wongera urye ubyuke wongera urye ubara ubukeye. Abantu bakera ubundi babaraga ubukeye, naho abantu bubu ngubu murashaka ibintu byiki imitungo se imitungo iravuye Banyarwanda. Ngiye kintu nakwibwira umwaka mushya muhire, Merry Christmas. Ibintu bimeze neza. Yesu mukanya agiye kutuvukira, agiye kurira. Yesu nanjye ndavuka. Emmanuel bari kumwe natwe rero. Banyarwandakazi, imishinga yanyu ibikinzozi mufite mubanze mu bisengere mu bihimana, mujye mureka gupanga ibintu bitarimo Imana mwabantu. Jye ubanze uvuge ngo Imana ijye imbere y'imishinga yanjye, Imana ijye imbere y'ibintu byose ni gupanga kuzageraho muri uno mwaka. Ureko ibintu bidakunda naho ubundi se urapanga imishinga uri mu kabari, urapanga imishinga uri kungo hejuru y'inda ukibaza ibyo bintu ahantu byakugeza. Mureke ibintu by'uburayi umwaka urangira uri mu rusengero, ureke kurangira uri mu kabari. Ureke imishinga yawe itagenda neza, Uwiteka akayihesha umugisha. Warasenze uburiki umuhungu wa Kenisi rero, umuhungu wa Gasogi cyangwa Sayinzoga nkuko mbona hano. Ngiye kintu nje kukubwira umwaka mushya muhire, inzozi zawe zose zizabimamo, zizagende neza, zizakubere kubishaka. Niyo bitaba nubundi buzagomeza ubaho, ntabwo ziyahura, uzabipanga nk'undi mwaka wo kumenyereye kubikora. Gusa ikintu nababwira kino ubu no mwaka urangiye ukene n'amafaranga ufite doges, nukeka yuko umwaka utaha uzabukize ufite amafaranga bro, kuko n'uyu watangiye uri gupanga ko uzabukize. Nkanjye uno mwaka watangiye bundi ndi gupanga yuko uzarangira afite nk'ingurube nk'icumi. None urangiye nta nihenesha, nta n'urukwavu, nta n'isunguru, nta n'ifuku, nta n'inkoko. Bundi bigenda gute mwana? Mujye mumbwira abantu niba mubona hari ahantu wageze muri uno mwaka ukajyaho ukaba inzozi zawe warazigeze, mbaba numbwire bigenda gute, mubipanga gute, mubikora gute kugira inzozi zanyu nkuko mwapanze umushinga cyangwa intego mwihaye umwaka ugitangira, mubigenza gute kugira ngo urangire mukizifite? Ingurube 10 napangaga kuba afite, miliyoni napangaga kuba afite, ku buryo hahandi umbwira nabi nkahita nkwereka kuri akawusi nakubwira amafaranga angana utya bro, Tanzania imikino nkagukubita. Wowe waburi niwo waburi yanarengeye, numvaga nzaba afite akamiliyoni kuryo wambwira ngo ibikiri bikinga kuri igipfusi kuryinyo nyine naryishyura. Ako si ubu ngubu ahubwo ngukubise igipfusi ngiye nagimageragere bakaza Yesu we. None agatoto sigaye ifite basi nicyo kintu nabashije kugeraho. Mageragere no kumbura akazajya batangira bagihanda umushi. Guys, rero ni Sayinzoga. Uno mwaka ntabwo twabanye nabi pe, ntabwo twabanye naba live twarayakoze ibikini tubyumva kimwe, mwarayibonye twiki mwarayibonye ibintu byiza. Nako nari ibintu byiza negize mba nta nibyo mwabonye, ahubwo mugiye kubibona 2026 ngo turategura imishinga ngo nigerwaho. 2026 ngiye umushinga wanjye wo kuba nzaba ndi umuntu munini mu big cyane, munini cyane. 2026 inzozi zanjye ni nazigeraho nziyaho. 2026 inzozi zanjye ni nazigeraho nziyahura kuko igihe cyose namaze umwaka panga mbyimura byanga mbyimura 2026 ni nagira ku nzozi zanjye zaba igisambo ziba. None se mubikora mwebwe mukora ute kugira ngo mubone amafaranga umwaka urangire mufite amafaranga mwifuzaga? Nziba kuko namwe muri iyo. Niba mutiba mungira inama y'ahantu mukura amafaranga. Nk'ubu umwaka watangiye upanga kuzaba ufite nka miliyoni 2, none yabonye n'amahirwe mwaka urangiye basi ufite 1,500 boraho 500. Ama yangu
ngiye mufuzaga ku mwaka uzarangira 2025 ubundi numvaga izarangira miliyoni tupfe none hape numvaga 2025 izarangira afite akamiliyoni gahuraho kadafite ikibazo n'izindi mu mishinga none amafaranga afite imbere n'inyuma nawe ndayabuze dore amafaranga ubu ngubu afite imbere n'inyuma pe undebe umuntu wari ufite gahunda y'uko umwaka uzarangira afite miliyoni dore amafaranga afite imbere n'inyuma aka kanya kuri 20 na zingahe kwa 12 dore amafaranga afite imbere n'inyuma umbwe gute utagirimo umbwe gute mwebwe byagenze utuburi kuba inoti muri bisambo mutari bisambo murapfumura munyine ubwo murabapfumu mufite izindi nzira mukuramo cyo kwa mukurana n'imyuka mibi nkuko babivuga ariko nayo yo sibahesha ngo nanjye ngeyo Sebasti mwambwiye mana amafaranga muyakura guys basi kora subscribe wabona nzayabona muri ura mwaka gusa guys ngiye ura mwaka turi kumwe n'ibintu byatanje sasa inzoga ngiye kubabera seriye ajibwe oya nabo seriye nta kintu kiri seriye muzambonaho muri 2026 icyo cyo mukitege ni ibintu byiza gusa ibintu bisekeje kaka wona 2026 niba atari umwaka wanjye n'uwawe guys happy new year rero kora subscribe turi kumwe God bless you